ishingiro ry'ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu kwihana. Ndahamagarira urubyiruko, Imana itije imbaraga, mureke abo basaza bashaje mu mwuka bagasaza no mu mubiri, bakicara muri izo nzu bakabashuka. Muze dufatanye, duhuze imbaraga, twige ijambo ry'Imana, duhaguruke, dukwire imigabane yose, dusange urubyiruko bagenzi bacu, tubabwirize ubutumwa bizere. Mwikwicara mujya kwenjoyinga muri ibyo bidini. Yesu arakurarika, nanjye randarika, araduhamagara ngo tugende. Bati bakubwira ngo utaduteranya n'iki na leta, bakubwira ngo rero ukuri kose ntabwo kuvugwa, uri gukora iki? Imana izakubaza igihe yaguhaye icyo wakimarishije. Ubu buhanuzi bukuyemo ibyo mu gihe cyashize, ibyo mu gihe turimo n'iby'igihe kizaza. Abo ngabo ni abitwa abapanafricaniste, buzuyemo umwuka wa panafricanism. Muve mu buhanuzi bw'ibinyoma, muve mu bitangaza by'ibinyoma, muve muri za deliverance za counseling z'ibinyoma, muve mu nyigisho za prosperity z'ibinyoma, muve muri ibyo bintu by'ibigare. Mwige ijambo ry'Imana, murambure Bibiliya muyisome. Bicaye muri za biro barategura uburyo baza kwibonera amaturo, ntibakitaye ku ntama zazimiye, ntibitaye ku kuvuga ubutumwa ngo abantu. Hari abantu bazi ko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Abo rero bafata ibihe byo gusenga ari uko bayishakaho indamu. Ariko umukristo wanyawe kandi itorero rya Kristo mu isi nuko ahora asenga buri munsi, na nyiraryo nuko ari ameze. Arasenga ku manywa, arasenga nijoro, arasenga mu gitondo, kandi ahora afata ibihe byo kwiyiriza ubusa. Urabona iki twita local church, mu gifaransa baravuga ngo ni église locale, mu kinyarwanda ngo ni itorero ry'akarere. Iki rero nicyo ngo tubonamo itorero rya Yesu, kandi cyarapfuye. Muzi cyakishe nuko ba nyiracyo, bivuga abagize ibyo bintu byitwa ngo ni amatorero, abayobozi babihagarariye. Tushaka kubasobanura gusenga icyo ari cyo, intambwe 5 mu gusenga. Kandi ushaka gusengera iyi si, ushaka gusengera imigabane, ushaka gusengera ibihugu, ushaka gusengera abantu ngo bakizwe, ibihugu biruhuke, ubuyobozi, polisi zimaze kuruha, barafunga buri munsi, indaya zigabanyuke mu isi, abajura bagabanyuke, abicanyi bagabanyuke. Igihe cyaturangiranye cyashize, Yesu azaza gutwara umugeni we yakoye amaraso ye y'igiciro cyinshi. Umugeni uri hano muri iyi si niwe azaza gukura mu isi. Umugeni we Yesu rero, Yesu azababaza icyo mwamumariye. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Imisi imperuka duhagazemo, kwizera gushize mu bantu. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Ibihe byiza nshuti bakundwa mwese mudukurikira, mufata umwanya mukumva ubutumwa bwiza tubagezaho butambuka kuri platform ya Iron TV. Aho muri hose mwese turabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Tunejejwe n'Imana mu mutima kuko iduhaye umwanya kugira ngo twongere kubana mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu duhaye ikaze buri wese tugiye kubana muri kino kiganiro, ndetse duhaye n'ikaze n'abandi bose bazacyumva mu kindi gihe. Mwese muzafashwe n'ijambo ry'Imana kandi rizahindure imibereho yanyu, yaba mu buryo bwa spirituel ndetse no mu buryo physical, buryo bw'umubiri. Imana izahindure imibereho yanyu kubw'ijambo ryiza mugiye kumva. Giye ugiye kubaganiriza nko bisanzwe ni Jalik Ikingeneye, pasiteri, nkora umurimo w'umisiyoneri. Hanyuma rero reka dusenge Imana kugira ngo ibane natwe muri kiganiro. Mwami Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Muremyi w'isi n'ijuru n'inyanja n'amasoko, byiringiro by'abera, mbaraga zacu, mahoro yacu. Turagushimira wowe watangije umurimo muri iyi si, ugatangiza itorero ryawe kugira ngo ribashe kujyana umucyo wawe mu bari mu isi bose barusheho kukumenya, kandi abakwizera uzabaho ubugingo buhoraho. Ubuntu bwawe rero natwe twarabugiriwe, uduha agakiza, uraduhamagara, dufite ibyiringiro byo kuzakubona ubwo uzaba ugarutse, kandi wongeye kuduhamagarira kugukorera, gukwiza umucyo wawe mu isi. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe. Duhagaze mu mwanya wawe, kandi niwo ugiye kuvugira muri twebwe. Dusengeye umuntu wese ugiye gukurikira ijambo ryawe kugira ngo rihindure ubuzima bwe. Mwami, rigira aho rimuvana naho rimugeza.
haba mu buryo bw'umwuka ahinduke no mu buryo bw'umubiri. Kandi turabizi neza ko Satani akunda kurwanya ijambo ryawe kubaryumva, kuko nta bushobozi afite bwo kurwanya ijambo, ahubwo arwanya abaryumva. Niyo mpamvu dusengeye buri muntu wese uryumvise n'undi uzaryumva kugira ngo ye kuzaca mu gutwi kumwe rihinguke mu kundi, ahubwo rizahindure mindset, izahindure ibitekerezo bye, izahindure umubiri we, imbaraga zose zawe zimufashe zimuzingazinze zaramufashe zizamurekure ku bw'ijambo ryawe. Nanjye ugiye kuvuga, reka ntabane njya izina ryawe nabwo icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Turabashimira mwese rero umwanya mufata mu kumva ubutumwa bwiza tubagezaho. Hanyuma nk'uko bisanzwe nari maze kubibwira, tubaye umuryango witwa Iron Family of Jesus Christ Ministries International. No muryango ukubiyemo abantu bari hirya no hino mu bihugu byose ku migabane yose yo ku isi, kandi ni abantu bafite intego yo gusohoza misiyo Yesu yadusigiye nk'itorero hano muri iyi si. Tumaze igihe kinini cyane tubereka, tubagaragariza uburyo amadini ya Gikristo, icyo mwita mwebwe ngo ni amatorero, ariko twebwe twagaragaje impamvu bitakiri amatorero, cyane ko Yesu atigeze nasiga amatorero, ahubwo yasize itorero mu isi. So rero tumaze igihe tubereka ukuntu badeviye iyi misiyo yo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Yesu yasize intumwa abahindura ba missionary, ba missioneri, cyangwa se ba apotre batangiza, bajya hirya no hino ku isi bakavuga ubutumwa bwiza. Intumwa nazo abo zatoje nuko zabasize n'abandi. Twebwe twakiriye agakiza muri Afurika, ngira ngo y'intumwa zitaza kuza muri Afurika ntabwo twari kuzamenya Yesu. Hari abantu bitangiye ubuzima bwabo kubw'ubutumwa bwiza, baza muri Afurika batuzaniye ubutumwa. Niyo mpamvu kugeza aka kanya twakijijwe. Rero abo bantu bavuye mu Burayi bakava muri Amerika, bakava muri Aziya, bakaza mu mashyamba, bakaza mu bihugu bya Afurika ikiri hasi, ikiri inkene, bamwe barogwa, abandi baribwa n'inyamaswa mu ishyamba, abandi inzoka zibarya. Nuko bari bazi icyo batuzaniye kandi batumwe n'Imana. Iyo bataza ntabwo twari kumenya Imana. Niyo mpamvu natwe abayimenye, abamaze kwizera by'ukuri, dukwiriye gusohoza icyo abo bakoze. Ari nk'ibishoboka Imana ikabagarura, bakareba icyo abantu bahagarariye amadini ya Gikristo bakora, barira cyane. Kuko abangaba bavuga ngo bahagarariye amadini ya Gikristo, yaba ya madini yabaye organisation ari decentralize ku rwego rw'isi, ndetse n'ari decentralize ku rwego rw'akarere cyangwa se ku rwego rw'igihugu. Iyo mvuze akarere ndavuga East Africa. Hari n'abari decentralize ku rwego rw'igihugu, hari n'abafite amadini yabo ugasanga afite idini rimwe cyangwa afite abiri gutyo. Ariko bose uhereye kuri Katolike, nyina w'aya madini yose yemereye ibya Yesu Kristo cyangwa ibya Yesu Kristo, ukajya kuri Adventiste, Anglikani, ADPR, Abametodiste, Ababatista, yaba ibingibi bya Gipantekoti, aya madini ya Gipantekoti yemera umwuka wera kandi ahora afite inyota yo kuwugira, ndetse akaba yarawubuze kuko banze gusohoza ibyo umwami bashakaho, bituma ataza kubana nabo ngo abahe umwuka wera. Birangira bo bagiye gushaka izindi mbaraga, birangira bo bahimbye imitwe ugaragaza ko bakoreshwa n'imbaraga z'umwuka wera. Bamwe babeshya, yaba iza Satani ntazo bafite, n'iz'Imana ntazo bafite, barabeshya ngo Imana iravuze kandi itavuze. Birangira none abandi bo bagiye gushaka ibindi bibaraga ikuzimu, ubumaji, n'abamagiciens barabizana, batangira gukora ibitangaza ariko bikomoka kuri Satani. Ibyo byose abatubanjirije batubwirije ubutumwa babutuzaniye baramutse babaye nk'abagaruka bakareba ibyo bintu, sinzi ko amarira barira yazigera abona umuntu yabahoza. Sino turebye nibuza kuri Pawulo, kuri ba Petero, bo baramutse baje, kuko amadini ya Gikristo yamaze kudeviya, yamaze kwangiza gahunda y'Imana
ku birebana no kwamaza ubutumwa bwiza ku isi. Ubundi narababwiye kandi nzahora mbibabwira ngo aya mazu barimo bahuriramo bagateraniramo ntabwo yari ayo kwicaza abantu ngo babemo basaziremo. Ntacyo bazi, bakirinjije ku by'iyobokamana, ku by'ijambo ry'Imana, ku byo guhishurirwa Yesu, ndetse no kuba nta muntu n'umwe bahindura kuko nabo ubwabo badahinduka. Bibereye muri fanatizme, bibereye mu bintu by'imikino. Barafata amasaha 3-4 barimo ngo kuramya, bibereye ngo kuramya no guhimbaza ijambo ry'Imana bukari iminota 30, kandi n'uryigishije nawe arasoma gusa, ubundi agatangira kuvuga ngo nderetswe, ngo waguruka mubwire icyo mubonyeho, ngo Imana igukoreye ibi. Nta jambo ry'Imana, nta kwiga. Kandi Yesu yaravuze ngo nimugende muhindure abantu mu mahanga yose, ngo babatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi ndende kumwe namwe isi yose kugeza ku mperuka y'isi. Hano urumva Yesu asigiye itorero misiyo y'ibintu bitatu. Cya mbere ni ukugenda guhindura abantu, kabiri ni ukubabatiza, gatatu ni ukubigisha kwitondera ngibyo yavuze byose biri mu gitabo cyitwa Bibiliya. Ubutumwa bwiza yavuze bune: Matayo, Mariko, Luka, Yohana, iby'intumwa zakoreshejwe n'Umwuka Wera, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, inzandiko za Pawulo zose uko ari 13, Abaheburayo, Yakobo, inzandiko 2 za Petero, 3 za Yohana, igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyo bintu Yesu aravuga ngo nimumara kubahindura mukababatiza, mubicaze baba abanyeshuri bige. Ariko tugiye kureba aya madini, mubona aya madini ari hanze ahangaha ya Gikristo, kuko ubu basohoza iki Yesu yavuze ngo mubigishe kwitondera. Bariga, bibiri muri prosperity gospel, inyigisho z'ibyisi, bibiri mu bintu bimeze nk'ibitangaza bitari bitangaza biva ku Mana, kuko ibitangaza biva ku Mana biza bishoreye ijambo ry'Imana ry'ukuri ryabwiwe abantu bakijijwe, indaya zahindutse, abajura bakijijwe, abicanyi bo mu mitima bakijijwe, ababikora pratikoma bakijijwe, abatinganyi bakijijwe, abanyamoko bakijijwe, abibone bakijijwe, abanyenzangano bakijijwe, imiryango yongeye kubakika igakundana ikabana mu mahoro kubera ubutumwa bwiza bigishijwe, kwigishwa ibyo Yesu yavuze byose ngo babyitondere. Icyo gihe rero iyo havuze ubutumwa bwiza buzima, akaba ari ubutumwa bwiza koko bw'ubwami bw'Imana. Imana ibuherekeresha ibimenyetso, aribyo twita ngo ni ibitangaza, kuko Yesu yavuze ko abo bantu bemera kugenda. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 16 umurongo wa 17 n'uwa 18, haravuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera kubemeye kugenda. Ariko uhere ku murongo wa 15 niho byumvikana neza. Yaravuze, haratubwira ngo, arababwira ati mugende mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Aravuga ngo nimuramuka mugiye mugahindura abaremwe, hanyuma uwizera akabatizwa, utizera wagacirwaho iteka, ngo mukaramuka mugiye, dore ibimenyetso bizagumana namwe kandi bikaguma no mu bizera mwahinduye, kuko mwabahinduje ubutumwa bw'ukuri, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Aravuga ngo ibimenyetso bizagumana namwe. Icya mbere, muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Icya kabiri, muzavuga mu ndimi nshya. Icya gatatu, muzafata inzoka. Icya kane, kandi nimunywa n'ikintu cyose cyica ntacyo kizabatwara na hato. Icya gatanu, muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Noneho umurongo wa 19 na 20 haravuga ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo, arazamurwa ajyanwa mu ijuru, icara iburyo bw'Imana. 20 katubwira ngo abo barasohoka bandese intumwa basohoza icyo yababwiye nyine cyo kugenda bakigisha abari mu bose ubutumwa bwiza.
ngo abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha kandi akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Bivuga ngo ubutumwa bajyanaga ni ubutumwa bushingiye ku butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Murabizi Yohana Batista atangira kuvuga ubutumwa bwiza nk'integuza iteguriza Yesu wagomba kuza mu isi. Yatangiye avuga ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu nawe aje atangiye kuvuga ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwo kandi iri jambo byabaga ngombwa ko habaho icyo bita kudetaya, gusobanura ibyo abantu bakwiriye kwihana. Bivuga ngo ishingiro ry'ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu kwihana. Yesu atuma intumwa ze yarazibwiye ngo nimugende mu midugudu muvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, mubabwire ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi, bihane. Arababwira ngo ariko mugende mukize indwara, muzura abapfuye, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe muzatangira iki ubundi. Urumva ko nabo abatumye yababwiye ko bagenda bavuga ngo ni mwihane bwo mu ijuru buri hafi, nyuma bagabona gukiza indwara no kwirukana abadayimoni. Bivuga ngo ibitangaza biherekeza ubutumwa. Niyo mpamvu batubwiye muri Mariko ngo abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha kandi akomeresha ijambo rye, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Ibyo bimenyetso ni ugukiza indwara, ni ukwirukana abadayimoni, ni ukuzura abapfuye, ni ugusengera abantu ibintu bya karande byabagiye bikabavaho, ni ukubavana muri karande zo mu miryango y'iwawe mibi. Ariko ibyo byose byaherekezaga ubutumwa, ntabwo ari byo bibanza, si n'ibyo kwigisha deja. Nta nubwo dukwiye kwigisha ibitangaza, no, ahubwo ibitangaza byo biza nk'ibihamya bije guhamya ko ubutumwa bwavuzwe n'intumwa cyangwa se twavuze bushingiye kuri iki gitabo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana rero ihamya ijambo ryayo, irihamirisha gukiza abantu indwara, irihamirisha kuzura abapfuye, irihamirisha kubakiza abadayimoni, irihamirisha gukira ibirwara bitandukanye bikomeye. Impamvu na Petero ageze naho igicucu cye kizura abapfuye. Ariko icyitonderwa habanza iki? Ubutumwa bwiza. So mu madini rero ya gikristo tubona ahangaha, aya madini tubona ni ibyo bigisha gusa, ni ukwivugira Yesu ukuntu yagiye Tiberiya akazura Lazaro, nibyo agiye kwigisha ati rero namwe Imana yabazura hata abantu bashaka kuzuka. Ntabwo bwari ubutumwa bwiza. Lazaro yakijijwe, yazuwe kubera ko yarabanje kumva ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana, abwumvishe kuri Yesu Kristo umwami wacu, buramuhindura, arakizwa, aba inshuti ya Yesu hamwe n'abashiki be Mariya na Marita. Bari barahindutse. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwari bwarabahinduye. Kuzurwa kwa Lazaro, Yesu yahamyaga yuko koko ari w'Imana yatumye kandi ari we jambo ry'Imana, kandi ko abaryizeye by'ukuri no mu rupfu bazurwa. Mariya yaramubwiye ngo mwami, ngo yuza kuba uri hano, ngo musaza wacu Lazaro ntaba yarapfuye. Yesu ati humura, musaza wawe Lazaro azazuka. Aramubwira ati mwami, ndabizi ko azazuka ku munsi w'imperuka. Ibyo ndabizi, ariko twe tukimukeneye muri iki gihe cya none. Yesu aramureba abona kwizera kwe kuri kure. Aramubwira ngo Mariya, Mariya, wari uzi ikindi? Ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera wese naho yaba yarapfuye azongera abeho. Rero abantu bigisha ibyo Yesu yakoze ngo ibitangaza akaba ibyo bashingiraho baribeshya cyane. Ibyo rero nibyo byibereye mu madini. Abandi barigisha prosperity, iby'isi gusa. Bicaje abantu basaziye muri izo nzu,
noneho twarababwiye ngo izo nzu zubatswe mu kabeshya ngo ni insengero, kandi bivuga ko urusengero ari wowe pasono, ni jyewe, ni jye rusengero rw'Imana, ni wowe rusengero rw'Imana ituramo igenderamo. Pawulo niko yavuze mu Bakorintho urwandiko rwa mbere ibice 3:16, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Aravuga ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, ngo kandi urwo rusengero ni mwe. Umva hano Bibiliya ivuga ko turi urusengero, uri urusengero, nanjye nkaba urusengero. Abefeso ibice 19:22, Pawulo yarabandikira babwira ngo nuko noneho nimukira abasuhuke n'abimukira, ngo ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse murabo mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana avugaga ni itorero, ntabwo ari inzu iyi ngiyi yubakishijwe amaboko yacu, izi nzu twubakisha amatafari cyangwa se tayirozi cyangwa amabata cyangwa amategura cyangwa amatafari n'ibindi bitandukanye. Nuko rero nimukira abasuhuke n'abimukira, muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse murabo mu nzu y'Imana, ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo Yesu akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Aravuga ngo muri we, ngo inzu yose, muri ndetse muri Yesu, ngo muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Aravuga ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ubukristo bwacu, gukizwa kwacu, twubakanywe na Yesu Kristo umwami wacu. Rero itorero rya Yesu niyo nzu y'Imana, nirwo rusengero. Ziriya ni inzu duteraniramo. None ikibazo narababwiye ngo ziriya nzu ubundi zagombaga kuba zarubakiwe gutraininga abantu, bamara gutrainingwa bakagenda bakigishwa uko kwese avuze ngo mubigishe, mubahindure, kabiri mubabatize, gatatu mubicaze. Nibamara kwicara mwabubakiye iyo nzu mwabeshye ngo ni urusengero, mukabibabeshya ngo bayicaremo, nibamara kwicara mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi icyo gihe mubahindurire kuba abigishwa banjye. Iyo ugiye kwitegereza ukareba abayoboke bari muri aya mazu izi twita insengero, n'abigishwa baba babwirije ibyo binyoma byitwa ubutumwa. Impamvu wumva buri wese iyo yipresenta yivuga ko ari uwo kwa kanaka, ntabwo yivuga yuko ari uwa Kristo. Ukuvuga ngo ngiyewe ngo ndi uwo kwa Apotre Mignone, nitwa kanaka, ndi uwo kwa Apotre Gitwaza, ndi uwo kwa Apostle Masasu, ndi uwo kwa Apotre Rugamba, ndi uwo muri ADPR, ndi uwo muri Restoration Church. Ibyo ngibyo bizarangira hano mu isi, kandi birangirana natwe, ntaho bihuriye. Yesu naza ntabwo azaza gutwara ADPR, ntabwo azaza gutwara Zion Temple, ntabwo azaza gutwara Restoration Church, ntabwo azaza gutwara Adventist Church, ntabwo azaza gutwara Methodist Church, ntabwo azaza gutwara Apostolic Church. Yesu azaza gutwara umugeni we yakoye amaraso ye y'igiciro cyinshi, umugeni uri hano muri iyi si niwe azaza gukura mu isi. Umugeni wa Yesu rero ntabwo wamubarira ngo muri ibyo bintu community mvuga. Umugeni wa Yesu ushobora gusanga yibereye mu rugo iwe. Biriya rero ibi ngibi mubona ngo nibyo ngo birimo umugeni wa Yesu byamaze gupfa. So rero aya madini yakoze ikosa rikomeye ryo kwicaza abantu. Umuntu akaza akamara imyaka 3, 5, 10, 15, 25,
akagira 30, nta muntu n'umwe arabwiriza ubutumwa ngo ahinduke, kandi akabeshya ngo ni umuririmbyi, akabeshya ngo ni umudiyakoni, akabeshya ngo ni umunyetorero, nawe ubwe ntarahinduka. Iki gitabo ntazi iyo biva niyo bijya, ahora ategereje ngo bishop cyangwa pastor ngo amwigishe, ngo musenyeri cyangwa padiri cyangwa papa cyangwa se akibishopu. Yesu azababaza icyo mwamumariye. So misiyo rero AFGMI ariyo twababwiye ministries tuyoboye, yitwa Iron Family of Jesus Christ Ministries International. N'abantu batandukanye bavuye muri ayo madini yose batakiyabarizwamo, n'abandi tumaze kubwiriza ubutumwa bwiza bakijijwe bizeye, kandi dukomeje kuvuga ubutumwa ko twebwe tuvuga ubutumwa dowa to dowa, urugo ku rundi. Ni amatorero yo mu ngo, abakristo bamaze kwisobanukirwa ko aribo torero, atari biriya bintu by'amakominote. Abo nibo turi gutoza, bakaba bigishwa ba Yesu kandi bakavamo intumwa za Yesu, kugira ngo twihutishe ubutumwa. Kuko Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwo bwanditswe na Matayo 24 umurongo wa 14, aravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Bivuga ngo kugira ngo imperuka ize, Yesu agaruke gutwara umugeni we, nuko ubutumwa bugomba kubwirwa amahanga yose. Hari ibihugu bitaragira mu butumwa. Iyi migabane tubona hano ku isi tuwe n'abaturage b'isi uko ari 5, ifite ibihugu bimwe bitarigira bigira mu butumwa bwiza. N'imigabane yose turabizi ko iyi migabane yose ubutumwa bwayigezeho. Y'Abaziya niho bwahereye, burakomeza Uburayi, burakomeza Amerika, burakomeza Australia, buraza muri Afrika. Ariko noneho generation zabayeho, zumvise ubutumwa, abandi babisuzugura, zaragiye. Ubu izindi generation ziriho muri iki gihe, muri kinyejana cya 21 turimo, ntabwo nyinshi zari zamenya Yesu. Niyo mpamvu dukwiriye twebwe abo muri generation yacu, muri iki kinyejana cya 21, abasore, inkumi, ndahamagarira urubyiruko, Imana itije imbaraga, mureke abo basaza bashaje mu mwuka bagasaza no mu mubiri, bakicara muri izo nzu bakabashuka. Muze dufatanye, duhuze imbaraga, twige ijambo ry'Imana, duhaguruke, dukwire imigabane yose, dusange urubyiruko bagenzi bacu, tubabwirize ubutumwa bizere. Kandi aho harimo umugisha kubiye mu gakiza ndetse no mu gusohoza mission Yesu yadusigiye. Mwikwicara mujya kwenjoyinga muri ibyo bidini, ngo muraramya, ngo murahimbaza mwibere mu ndirimbo, nuko enjoyinga ibintu bya fanatism, ibintu mutazi ibyo. Ni muze turangurure tuvuga ubutumwa bwiza. Yesu arakurarika, nanjye randarika, araduhamagara ngo tugende tujye kuvuga ubutumwa. Mwize twicene twiga ijambo ry'Imana tugende. Abantu bashatse kuza kwifatanya natwe muri ministries, kuko Imana iduhagurukije muri iki gihe kugira ngo dukore iby'abandi bananiwe, kandi si twe tubyishoboza, izabidushoboza. Iyo ushatse kuza rero kwifatanya natwe, icyambere uva mu idini, kuko idini ntabwo waribwiriza ubutumwa turi kukwigisha. Tuvuga ubutumwa bw'ukuri bw'ubwami bw'Imana. Ubwo butumwa rero bw'ukuri ntabwo amadini abwemera, kuko amadini ahuza ukuri n'ikinyoma, bashaka ko bifatanya. Niyo mpamvu mu madini barakubwira abayobozi ngo ntabwo ukuri kose gukwiriye kugira gute kuvugwa, nuko mu madini bavuga. Niba ubonye amakosa leta irimo irakora kuko bihuje na leta, ukaba wababwiriza ubutumwa nk'uko Yohana yabigenje, arimo kwereka Herode ubwo yari amaze gushaka umugore wa kabiri, ariwe muka Herodiya. Yohana amubwira ngo ntabwo amategeko y'Imana abyemera. Herode we, uyoboye ubwoko bw'Imana bw'Abayahudi, kandi bugira amategeko abuyobora. Rero gushaka umugore wa kabiri ntabwo byemewe mu mategeko, dore uko ijambo ry'Imana rivuga. Ajya kumwigisha, bituma Yohana umugore wa kabiri wa Herode amufata amujugunya mu nzu y'imbohe, birangiza amucishije igihanga. Neno aya madini kuko yihuje na politike z'isi,
abayobozi bayo. Ntabwo ukuri twakwigisha wowe uje ukifatanya natwe tukakwigisha ukuri tukakuguha. Ntabwo wakujyanayo ngo ukwigishe babyemere, kuko ukuri k'ubutumwa bwiza kuraryana mu matwi y'abanyabyaha, kuraryana mu matwi y'abapagani badashaka guhinduka. Ariko kuko abashaka guhinduka kurabahindura kukabanezeza, ariko batabishaka bashaka kugwa mu bibi byabo ntabwo bemera ukuri. Rero mu idini ntabwo wavuga ukuri, ntiwagaragaza amakosa y'abayobozi bawe kandi uri kubibona, ntiwagaragaza amakosa y'inzego za politike z'igihugu cyawe, uburyo barimo kudeviya umurongo wa nyawo kuyobora bishingiye ku kuri kw'Imana. Bahita bakubwira ngo utaduteranya n'iki na leta, bakakubwira ngo rero ukuri kose ntabwo kuvugwa. Niyo mpamvu rero iyo ushaka kuza kubana natwe ngo tuhagurukane tugende duhinduka abigishwa ba Kristo kandi dusoze mission ya Yesu, tugusaba kubanza kuva muri iyo Babuloni, cyane ko Bibiliya ivuga yuko ibyo byose ari Babuloni, kandi ikabihamagarira abayibirimo bashaka kuzabona Yesu agarutse mu bwiza bwe ko bakwiye gusohokamo. Byahishuwe 18:4 n'uwa 5. So twari turimo gushaka kubibwira ngo tubabwire intego turiho. Iyo ushaka kubana natwe, reba muri description ya Iron TV, ukore mukirikemo kuri mowa, hariho ijambo mowa, urikirikemo manuka hasi urasanga n'intego za Iron. Munsi y'izo ntego tugenderaho urasangamo link ya WhatsApp, ukirikemo duhita tubibona ko hari umuntu ushaka kuza, kandi tubanza kukubaza byinshi mbere yuko tukwakira nguze kwifatanya n'abandi. Ko tugira amateraniro ku isi yose, tugira amateraniro iminsi ine mu cyumweru muri ministries yacu, twigisha Bibiliya, tugira ishuri rya Bible study, dusengera isi, dusengera abantu ngo bakizwe, dusengera ibihugu. So tugira rero amateraniro y'iminsi ine mu cyumweru. Ayo materaniro abera live kuri Google Meet ku isi yose. Tugira ibihe byo kubatiza abantu, tugira ibihe byo gushyingira, tugira ibihe byo gusanga abantu mu bihugu barimo tukabegera, tukababwira uburyo bakora umurimo. Tukagira ibihe byo kwegera igaburo ryera. Abo ni abantu bamaze kwisobanukirwa, bamenya misiyo y'itorero mu isi, bashaka guhagurukana natwe ngo twamaze ubutumwa bwiza. Niba ubishaka uze, ariko wamaze gufata icyemezo ko utazasubira mu idini yawe, kuko turabimenya iyo uririmo. So uyu munsi rero ndashaka kubaganiriza ku kintu cyitwa gusenga. Gusenga, inyungu zo gusenga. Murabizi ko tugira ibiganiro 4. Ibyo biganiro ko ari 4, buri kiganiro tunyuzamo inyigisho zigendanye n'icyo kiganiro. Tugira ikiganiro cyitwa igihe cyanjye. Iyo tuvuze igihe cyanjye, ubwo nyine wowe ubyiboneho, wowe ubwawe igihe cyawe nyine Imana yaguhaye. Uri gukora iki? Ko Imana izakubaza igihe yaguhaye icyo wakimarishije. Ikiganiro cyitwa igihe cyanjye gitambukamo inyigisho z'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ubuhanuzi bw'igitabo cy'umuhanuzi Daniel, ndetse n'ubundi buhanuzi bwose bwahanuwe n'abahanuzi bari muri Bibiliya, haba Ezekiel, Yesaya, Yeremiya, ukomeza bahanuzi bato Hosiya, Yoweli, Obadiya, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, gukomeza kugera kuri Maraki. Kuko ubuhanuzi bahanuye burimo ibyabaye ku Bisiraheli, bukabamo ibyagiye biba mu bihe bitambutse byatambutse, bukaba burimo ibirimo kuba muri iki gihe cya none, bukaba burimo ibizaba nyuma y'igihe cyacu niba isi yaba ataragaruka. Vuga ngo rero ubu buhanuzi bukuyemo ibyo mu gihe cyashize, ibyo mu gihe turimo n'iby'igihe kizaza. Igitabo ikiganiro cyitwa igihe cyanjye gitambukamo izo nyigisho. Kabiri, tugira ikiganiro cyitwa ubusesenguzi kuri Bibiliya. Ubusesenguzi kuri Bibiliya, aha dusesengura Bibiliya, tugakundisha abantu Bibiliya, tukagaragaza uburyo Bibiliya ari ijambo ry'Imana mu gihe isi ya gipagani yahagurukiye
kurwanya iki gitabo abafilozofe, abasiyantifike bari guhakana ko ibi ari ijambo ry'Imana, n'abandi bayobe batandukanye n'inkozi z'ibibi Satani yatumye mu isi. Babyita ngo ni iby'Abaroma, ngo ni iby'Abazungu, ngo ni iby'Abisiraheli, abandi ngo ni imico yacu ya Afurika, ngo bakusanyije, ngo Abazungu bamaze kuyandika barayitugarura ngo bayiducuruza, mbo baradukoloneza, bakabyita ngo ni igitabo ngo cya kolonizasiyo ngo Abazungu bifashishije mu koloniza Afurika. Abo ngabo ni abitwa wa panafricaniste, buzuyemo umwuka wa panafricanism. Iyo twigisha mu kiganiro cyitwa ubusesenguzi kuri Bibiliya, twerekana agaciro k'iki gitabo, tukavuga uburyo ibikirimo bihindura ubuzima bw'umuntu agahinduka. Ibirima biragutransforma ukaba umuntu muzima, bikakuvanaho umwanda wose. Wari umujura wibutera nijoro ugahinduka kubera ibirima. Leta binaniwe, polisi zararushye kugufunga, hari nabo baba barashyizeho icyapa kivuga ngo uyu muntu ni uzamufata mugiriye gutya azahita amwicara, byemerewe nta ngaruka n'imwe, kuko barafunze bagezeho barananirwa. Ibirima bikamuhindura agahinduka akaba umuntu muzima. Umuntu ari umwicanyi, umuntu ari indaya kabombo, ya ndaya butwi idashobora guhinduka na rimwe, bakubise bafunze, ariko ibirima bikamushyira ku murongo, akaba umukristo, akazavamo n'umugore mwiza wubatse urugo rwiza. So rero iyo dusobanura ibirima turabisobanura kuko iki gitabo kirimo ibintu bibiri. Ubundi harimo icyo bita rema n'icyo bita logos. Rema ni imvugo y'Imana ivugwa amahangaha. Logos ni izi nyuguti. Iyo rero wisomera izi nyuguti gusa, ni mpamvu rero uvuga ngo Bibiliya ivuguruza, ngo Bibiliya ngo yanditswe n'abantu, ngo tuzi birimo. So ikiganiro ubusesenguzi kuri Bibiliya dusobanura agaciro ka Bibiliya, tugakundisha abantu Bibiliya, tugakundisha barokore b'abanyamadini bagenda mu bigare basome Bibiliya. Muve mu buhanuzi bw'ibinyoma, muve mu bitangaza by'ibinyoma, muve muri za deliverance za counseling z'ibinyoma, muve mu nyigisho za prosperity z'ibinyoma, muve muri ibyo bintu by'ibigare, mwige ijambo ry'Imana, murambure Bibiliya muyisome. Icyo gihe urahinduka akaba umuntu udasanzwe. So tugaragaza rero ibi bitabo bimwe byananiye abantu, uburyo babyigisha nabi mu madini, amaverse bigisha nabi, ubuyobe abantu bafashe bakagenderamo bifashishije imirongo bakayoba, nguko uko dusesengura Bibiliya. Ikiganiro cya gatatu, ikiganiro cyitwa menya nibi. Menya nibi dufata ibirimo kubera mu isi, tukabizana tukabisesengurira muri Bibiliya, tukerekana uburyo ibirimo biraza mu isi byari byarahanuwe mu ijambo ry'Imana. Aho niho twongera kugaragaza agaciro ka Bibiliya. Twebwe turabibona nk'ibiza by'inzaduka, nk'ibintu biraho, ariko Bibiliya Imana yari yarabivuze kera mu ijambo ryayo ko bizabaho. Izi ntambara zirimo ziraba ku migabane hafi ya yose byarahanuwe kera. Bibiliya imaze imyaka igeze mu bihumbi hafi 2 yanditswe. None izi ntambara zivuze zirimo ziraba muri iki gihe cya none, ibirwara by'ibyorezo, abakuriyetinga izo ndwara bagategura inkingo zo kwica abantu mu ndwara bateguye bashaka gucuruza no kwica, gusenyuka kw'imiryango Bibiliya yarabihanuye. Sibyo bigezweho ku isi. Mu miryango nta rukundo rugihari, umuntu arakundana n'undi afite icyo amushaka, iyo babanye niyo babyarana rimwe cyangwa kabiri birangiza batandukanye. So tugaragaza rero birimo kubera mu isi, iyi miryango yo ikorerana na Satani mu ibanga, tukerekana ubutegetsi, imiyoborere hano muri iyi si mu nzego za politike z'isi, uburyo politike y'iyi si yamaze gutandukira cyane nta ihuriye n'icyo Imana yashakaga mu kuyobora abaturage b'isi, kuko ubutegetsi bwo mu isi bwamaze nabwo kwihuza n'izindi mbaraga. So ngiki cyo twita menya nibi.
tureba ibirimo biraza twababwira ati mubimenye ariko dore ko Imana yarabivuzeho. Ikiganiro cya nyuma cya kane, ikiganiro cyitwa dusengane. Ikiganiro cyitwa dusengane ni nacyo tugarukamo twigisha abantu gusenga, kuko gusenga nabyo birigwa reka. Abantu benshi babaye bazi ko gusenga ari ukusenga ugiye kurya, gusenga ugiye kuryama, cyangwa ukazafata ibihe byo gusenga ari uko uhuye n'ibibazo n'amakuba. Nagira ngo mbabwire ngo niba warahisemo kujya ufata ibihe byo gusenga ukaba wakwiriza ubusa cyangwa ukajya ngo mu butayu cyangwa ahandi, sibyo ko mu Rwanda ibyo bamaze no kubica, ukabikora ngo ari uko wahuye n'ibigutera kubikora, ubwo tuvuge wenda ni bigerageza uhuye nabyo, nta kazi kawe bagiye kwirukanamo, urabona hamaze kubyukamo intambara nyinshi, cyangwa warwaye, cyangwa abana bawe barwaye, cyangwa wabuze milivare z'abana, cyangwa yo kwishyura inzu wayabuze, cyangwa urimo kubona intambara zituruka mu bantu gutyo bitandukanye, akaba ari kuvuga ngo uzafata umwanya wo kwegera Imana, uzabihoramo kugira ngo Imana ihore kwiyegereza. Ntabwo ishobora kukureka, izazihora guteza ibyo bintu bireke bikuzeho kugira ngo ikubone. Ariko nashaka kubabwira ngo gusenga, ntabwo dusenga kubera ko twakennye cyangwa twarwaye, ntabwo dusenga kubera yuko twabuze ibidutunga cyangwa se dukeneye kujya ahantu runaka cyangwa hari akazi turi gusaba Imana, ntabwo dusenga kubera yuko dukeneye ko hari iby'Imana ikora ku buzima bwacu ngo aribwo dusenga. Hoye, hari abantu bafashe ko gusenga icyo gihe ariko aricyo gihe umuntu asengeraho, ukumva ko niba ukeneye akazi nibwo uzafata umwanya wo gusenga, niba ukeneye ko Imana igupromoting ukahabwa promotion ngo nibwo uzasenga, niba ushaka yuko Imana yakubakira urugo ngo nibwo uzasenga. No, wandika urwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Tesalonike 5:16 na 17, yavuze ngo mwishime iteka musenge ubudasiba. Mwishime iteka musenge ubudasiba. Mwishime iteka musenge ubudasiba. Si ibyo gusa na Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 18:1 kugeza ku 8, ariko werekana ko abadasenga kwizera kuzaba kamana, hakagaruka kwizera ko arashize mu isi. Hatubwira yuko ngo yabaciriye umugani yuko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Iyo bavuze ngo bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe, bashatse kuvuga ngo niba Yesu yaravuze ngo mukwiriye gusenga iteka ntimurambirwe, ko niko hatubwira, abacira umugani wo kwigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Bivuga ngo ugomba gusenga mu gihe wariye no mu gihe utariye, mu gihe wakennye no mu gihe ukize, mu gihe ufite etaje nziza uryamamo, ufite imodoka nziza ugendamo, abana bawe biga aho ushaka, ibyo kurya mu nzu ari munange, ugomba gusenga. Mu gihe ibyo byose utabifite ugomba gusenga, kuko Yesu avuga ngo nugusenga iteka nturambirwe. Mu gihe wapfushije ukabura umubyeyi wawe, ukabura umugore wawe, ukabura umwana wawe, ukabura umugabo wawe, ukwiye gusenga iteka nturambirwe. Mu gihe wagiye mu yindi migabane badasenga, nk'umugabane wa Aziya aho ubona basenga ni hake, kubona bo musengana ni hake cyane, ni bake. Yesu ati jya mu nzu wiherere wenyine usenge. Tumaze ko nganditswe na Matayo 6 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8, nginjira mu nzu uhere ku kinga urugi usenge so mwiherereye, ngo nuko sureba ibyahiherereye azakugororera. Ntabwo avuze ngo genda ushaka abantu musengane, no, ngo nusenga ko abo dusengana nababuze wowe se nibo bakwigisha gusenga. Yesu aravuga ngo usenga iteka nturambirwe, niko avuze, kugira ngo dutsinde umwanzi tuneshe Satani utugendaho, nuko tugomba iteka ryose gusenga ubudasiba, kugira ngo iyo migozi n'iminyuru umwanzi yakubohesheje kuveho. Ugomba usenga iteka nturambirwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 18 umurongo wa 1. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 18 umurongo wa 1, abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu,
muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahoraza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Yavuze iki? Ni ibiki umucamanza ukiranirwa yavuze? Uwo mucamanza ukiranirwa nyine ni ibiki yavuze? Yaravuze ngo nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahoraza iminsi yose akandushya. Ubivuze ni umucamanza ukiranirwa utaruzi n'inshingano ze kuba abereye umucamanza. Ntabwo yari azi inshingano afite, kuko yari akwiriye ubwo kumurengera avuga ko nibyo yari ashinzwe. Ariko Yesu yavuze ngo ni umucamanza ukiranirwa. Arangije aravuga ngo ubwo bibaye bityo, ku murongo wa 7, ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Niko Yesu yabajije. Arasoza avuga ngo ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza ngo mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Ni ikibazo Yesu yibajije ubwe. Bivuga ngo uku kwizera guturuka mu gusenga ubudasiba. Ntiturambirwe. Iyo unaniwe gusenga ubudasiba, kwizera kurashira. Kandi iyi minsi y'imperuka duhagazemo, kwizera gushize mu bantu. Impamvu nuko gusenga byahindutse kuri bamwe nko kwenjoyinga, kuryoshya. Abandi gusenga babihindura igisabisho cyo kugira ngo basenga ari uko hari ibyo bakeneye ku Mana. Ariko Yesu kavuze ngo musenge iteka, musenge iteka ntimurambirwe. Akaba avuze ngo musenge iteka ntimurambirwe. Ubwo waba uri gusaba iki? Niba dukwiye gusenga iteka ntiturambirwe, ubwo ni ibiki twadusaba? Aha bashatse kutwigisha ko gusenga ni ubuzima bw'umuntu wese wamaze kwizera. Nk'uko ifi ubuzima bwayo bukubiye mu guhora mu mazi ibamo ntivemo. Iyo ivuyemo irapfa. Iyo uyirobye mbere y'uko yica ikabura amazi, ihita ibura umwuka, kuko amazi niyo buzima bwayo. Niko n'uwizera wese, umukristo wizera wese mu isi, amazi ye ni amasengesho. Ubuzima bwe bukubiye mu masengesho. Ubuzima bwa gikristo bukubiye mu gusenga iteka ntiturambirwe. Iyo warambiwe, menya ngo ni yafi ivuye mu mazi. Rero kuko Bibiliya ivuze ko dukwiye gusenga iteka ntiturambirwe, bivuga ngo ntabwo amasengesho dukwiye gusenga ari ugusenga dusaba ibibazo kubw'ibibazo byacu dufite, ahubwo ubwo gusenga bikwiye guhinduka ubuzima bw'abizera. Aho rero wakwibaza ngo niki se dukwiye gusenga tubwira Imana? Kujye najyaga nsenga ari uko nakennye, nkasenga ari uko nabuze kwishyura inzu yo kubamo, nkasenga ari uko nabuze minerivare z'abana, nkasenga ari uko nkeneye visa, nkasenga ari uko nkeneye perime, nkasenga ari uko nkeneye ko abana banjye biga bakagira ubwenge, nkasenga ari uko Imana ari uko ndwaye, nkasenga ari uko mbona mu kazi kanjye habaye ibintu byinshi ndi kubona ashobora kwirukanwa, nkasenga kugira ngo boss tubane dukorane neza, nkasenga ari ukugira ngo ndeke Imana yampindura ubuzima ikamvana yikangeza ahandi, nkasenga ari ukugira ngo Imana ime imodoka cyangwa ime inzu yo kubamo, nkasenga ari ukugira ngo ime akazi keza, nkasenga ari ukugira ngo mu nzu yanjye habe harimo akawunga, habe harimo umuceri, habe harimo ibirayi, harimo amavuta, harimo breba iri hariya, harimo mayoneze, harimo ari kugira ngo nanjye ngire ibyo kurya muri magazi yanjye mu nzu bibe birimo, bitwe gukena. Akaba ari bwo nsenga byashema nka nabigira sisenge naba nabibuza kari bwo nsenga. None ko Yesu avuze ngo dusenga ubu iteka ntiturambirwe, ubwo niki twasengera? Impamvu
nuko utigeze umenya ko ibyo ngibyo atari byo bikwiye gusengwa. Niyo ngo ntabwo dukwiye gusenga turi gusaba Imana iby'isi gusa. Niyo mpamvu nubwo igihe kitugendanye shaka kubigisha intambwe zigeze muri 5 umukristo atera mu gusenga. Izi ntambwe 5 umukristo atera mu gusenga, iyo utarazimenya kandi ukaba utarazitera, kugira ngo uzajye mu ijuru, kugira ngo uzakizwe, kugira ngo uzagire kwizera nk'ukwa Mose, ugire kwizera nk'ukwa Eliya, ugire kwizera nk'uko intumwa zatubanjirije, ndakurahiye. Kwizera kwa kundi kutari uko mu madini bigisha, ahubwo kwa nyako guturuka muri source y'ijambo ry'Imana, kuzanwa n'umuntu uba mu buzima busenga. Ubwo butumwa tuvuga buturuka mu gusenga. Yesu yashuze avuga ngo ariko umwana w'umuntu nagaruka naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Ayashaka kwerekana yuko kuzaba kwarakamye, kuko abivuze nk'ubyibaza, ariko kuko ari uzi byose atagira icyahishwa. Yamaze kubona ko gusenga mu bantu bizaba byarahindutse nko kwenjoyinga, ibyo kwiyamamaza, kumenyekana, kuzi gusenga, abandi gusenga ntacyo bibabwiye. Noneho abandi basenga ari uko hari ibyo bakeneye ku Mana, kuko bamaze gufata yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Bamaze gufata ko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu, ko Pawulo yavuze mu rwandiko yandikiye Timoteyo rwa mbere ibice 6 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Hari abantu bazi ko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Abo rero bafata ibihe byo gusenga ari uko bayishakaho indamu. Ariko umukristo wa nyawe kandi itorero rya Kristo mu isi nuko ahora asenga buri munsi. Na nyiraryo nuko ari ameze, arasenga ku manywa, arasenga nijoro, arasenga mu gitondo, kandi ahora afata ibihe byo kwiyiriza ubusa, akareka ibiryo kugira ngo asabane n'Imana. Izi ntambwe 5 rero shaka kubasobanurira umukristo torero rya Yesu rukwiye gutera mu birebana no gusenga. Nuzigeraho nibwo uzahishurirwa Yesu neza. Tarazigeraho ndakurahiye. Hari abantu baziteye bagira ku rwego, bagira kuri level nziza. So ndashaka kubabwira ngo itorero rya Yesu, murabona iki twita local church, mu gifaransa baravuga ngo ni église locale, mu kinyarwanda ngo ni itorero ry'akarere. Icyo cyitwa église locale, itorero ry'akarere, local church, ni ibingi bimo kubona byitwa ngo ni amatorero. Mu Rwanda bavuga ngo ni amadini n'amatorero. Iki rero nicyo ngo tubonamo itorero rya Yesu, kandi cyarapfuye. Muzi cyakishe nuko ba nyiracyo, ndavuga abagize ibyo bintu byitwa ngo ni amatorero, abayobozi babihagarariye. Ibi turi kuvuga byitwa gusenga byarabakamanye. Bicaye muri za biro barategura uburyo baza kwibonera amaturo, ntibakitaye ku ntama zazimiye, ntibitaye ku kuvuga ubutumwa ngo abantu bakizwe. Bari kureba abo bafite, babora bakamura, bahore babakamura mu dufaranga, akirwa muri biro ngo arimo kwakira abantu, agategura ibiterane byo kugira ngo amaturo aboneke, akaza akarwanira ibyubahiro gusa. Gusenga ubudasiba byarashize, no gusengera iteraniro ritashye. Ugusenga ubudasiba ubwe nawe ngafata umwanya muri no gusenga byararangiye. Kwiriza ubusa byarashize. Niyo mpamvu wumva abayobozi bayo madini birwa barwanira ibyubahiro, bararegana muri leta. Kandi Bibiliya ntibyemera, ivuga ko aba bantu bagiye kuregana muri leta ubwabo, Bibiliya yamaze kuvuga ngo bamaze kubonekwaho n'icyaha. Uyu muntu wabonetsweho n'icyaha sinibwira ukuntu akomeza kukuyobora ukabyemera, kandi ari umupagani imbere y'Imana, ari umunyabyaha Imana itamwemera. Ikindi bari gusambana nyine, niyo mpamvu wumva bibere ku bandi bagore. Abagore nabo bitwa ngo n'abapotere bakajya ku bandi bagabo. Ikindi bibere mu moko, ubwibone bwarabazamukanye, kubera ko baretse ikintu cyitwa gusenga iteka nibarambirwe, bako baretse kwiyiriza ubusa, kwisonzesha. Niyo mpamvu muri ibyo bidini murimo hahoramo amatiko hejuru muri nyobozi. Ayo matiko ahora nuko gusenga byarangiye.
urukundo rwarakamye, nta ruhari, yaba abayobozi ntarwo bagifite ngo barakunda abo bayoboye, kuko nabo ubwabo ntibikunda. Iyo babikunda baba basenga iteka ntibarambirwe bakiriza ubusa. Abo bayoboye ni indaya, ni abajura, ni abanyamoko, bagira ubwibone mu kubaka ingo, mu gushakana bararobanura, kureba nguriya ntiyankwira rurara niwe unkwiriye. Ibintu birimo kuko ari abayobozi barapfuye, nabo bayoboye barapfuye. So nta yindi mpamvu, ni ukubera yuko baretse gusenga iteka ntibarambirwe. So mu kiganiro cyitwa Dusengane, turashaka muri iki gihe kwigisha abantu gusenga. Turashaka gufatanya n'isi yose gusenga. Abantu bumva bashaka gusenga, turashaka kubasobanura gusenga icyo ari cyo, intambwe 5 mu gusenga. Kandi ushaka gusengera iyi si, ushaka gusengera imigabane, ushaka gusengera ibihugu, ushaka gusengera abantu ngo bakizwe, ibihugu biruhuke, ubuyobozi, polisi zimaze kuruha, barafunga buri munsi, indaya zigabanyuke mu isi, abajura bagabanyuke, abicanyi bagabanyuke. Imana ikoresha abantu bavuga ubutumwa batari babandi b'abanyabwoba babaye bamwidisha imbere y'abayoboye mu madini ndetse n'imbere ya za leta. Bahora ari bamwidishiwe, babaye abanyabwoba, ntibazi n'ibyo barimo. Nicyo gihe dushaka kwinjiramo, kuko igihe cyaturangiranye cyashize. Kubw'iyo mpamvu mwe mwiteguye, tugomba gusenga. Abashaka gusengana natwe, dushaka ko mu minsi mikeya tugiye gutangira gukora live. Abazabishobora rwose muzamujya kuri YouTube ku biganiro byacu, murebe hejuru ku kunuza zihari ahanditse live, mukoreho niho muzamusanga ibiganiro byacu. Vuga ngo mu gihe gito rwose tugiye gutangira kuba live ibiganiro byinshi bizaba biri live, dusengera abantu, dusengana n'abantu, tubigisha gusenga, kandi twigisha Bibiliya. Abashaka baze babaze ibibazo, tuganire, ubundi Imana iduhagurutse. Imana ibaha umugisha cyane. Dusubikiye aha ngaha. Ikiganiro cya kabiri ni cyo gusobanura intambwe 5 mu gusenga. Nyuma yaho tuzabereka noneho rero ibintu 4 bishobora gutuma amasengesho usenga Imana itayumva cyangwa iyemere. Nk'ani magambo bishobora gutuma amasengesho yawe Imana itayasubiza, cyangwa se yanayasubiza ikayasubiza byaratinze bitewe n'ibyo bintu 4. Ibyo bintu 4 rero bishobora gutuma amasengesho yasubizwa cyangwa ntazigera asubizwa, cyangwa se agasubizwa atinze. Ibyo dushaka kugira ngo tugire gute tubigisha. Ibyo bigomba gukurikira ibyo bintu 5 cyangwa izo ntambwe 5 mu Kristo agomba gutera mu gusenga kugira ngo agere ku rwego rwiza. Ndabashimiye rero, Imana ibaha umugisha bwo kubana natwe. Ubwo mukomeze kubana natwe, izo nyigisho zose mugomba kuzibona. Reka dusenga Imana, ariko dusoje tubwira buri wese ngo senga iteka nturambirwe. Umukristo amazi ye, ubuzima bwe ni ukusenga ubudasiba. Mwami Yesu, byiringiro byabera amahoro yacu, turagushimiye kubanye natwe muri iyi nyigisho, kandi dushimiye abantu bose ubwiye ko bumvise. Komeza guherekeza ubutumwa bwiza tuvuze. Ishimwe, guhimbazwa n'icyo n'imbaraga bibijyana n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha cyane. Ikiganiro nakagaruka. Bye bye. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nituge